Jewe na Gapome wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Twasezeranye twahisemo ikiza twahisemo ivangamutungo rusange. Twahisemo ivangamutungo rusange. Njye n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na fiancé wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na fiancé wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Twasezeranye twahisemo ikiza twahisemo ivangamutungo rusange. Twahisemo ivangamutungo rusange. Njye n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na fiancé wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na fiancé wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Twahisemo ivangamutungo rusange. Twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njye n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Jewe na Gapome wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Tugeze umwanya mwiza
wo kurahira ibyo twemeje. Tugiye guhamagara umukobwa n'umusore, murajya muza hano murazamura ukuboko kw'iburyo, hanyuma musubiremo indahiro iri hariya. Abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Akingeneye Clementine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje. Imana Florence, maze kumva icyo amategeko asaba abashyingiranywe, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Sibomana Leonard umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Manzi Peter Kagaju na Kanyana Ange Joelia. Abageni baro barabura aho banyura, nyamuneka mu nzira. Ongewe Manzi Gakuru Piro, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kanyana Ange Joel umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe abo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mugisha Joseph, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mukambanda Rebecca umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mukambanda Rebecca, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mugisha Joseph umbera umugabo, nanjye nkakubera umugore. Kubona ati dore uriya n'umugabo, yakubona turiya n'umugore. Birashobora ko ari twakoraga nyine twa cyane, ariko uyu munsi uraduhindura da. Ndabizi ko mu kanya aho muri bye kwiyakira ari nabo bari buhe ijambo, nako ni mwese kugira ngo bumve ko mwakuze nyine. Mwumve rero bageni bacu ko ubu dutekereza inshingano mugiyemo,
kurusha gutekereza ibirori mugiyemo za reception n'ibindi. Kandi noneho zimwe na zimwe utanazikora ukaba wabibazwa n'itegeko. Umva rero bigusaba kuba kugira ibyo uhindura bitandukanye. Turaza kwibona mu zindi ngingo. Ingingo y'198 ivuga amasano hagati y'abagiye gushyingiranwa. Muri ingingo y'itegeko iteganya ko nta washyingiranwa na mugenzi we bafitanye amasano ya bugufi uhereye ku gisekuruza cya mbere ukagera ku cya karindwi. Abageni bacu batubwiye ko nta masano bafitanye, ariko uyu munsi turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe. Turagira ngo mu kanya buri umwe tumuhe umwanya dusubemo ibisekuruza bye 7, hanyuma muze kutubera abagabo twumve ko nta muntu ugiye gushyingiranwa na mushiki we cyangwa na musaza we. Nizere ko muri abanyarwanda mwese ibisekuruza byanyu mubizi. Nta munyamerika uri aha ngaha, nta mugande, muri abanyarwanda, si byo se? Abahanga mu by'ubuzima basanze abantu bashyingiranywe bafitanye amasano ya bugufi bashobora kubyara abana bafite ibibazo. Usanga abana bamwe ni abadebire, bamwe arabavuka hari ingingo badafite n'ibindi. Mwumve rero ko abantu muvukana uhereye ku gisekuruza cya mbere ukagera ku cya karindwi, mwumve ko muvukana, abatabazi ubwo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo bajya kubigisha ndi umunyarwanda. Mugomba kuba muziranye, abo bantu muravukana kugira ngo mukamenyera kugira ngo mutazashakana, ariko mukanafata no mu iterambere. Abantu rero baragenda badohoka ku muco, abantu babenya mwigendaho uko bakurikirana mu ndimwe na basiko bavukana aho mu gisekuruza cya mbere naho bagarukira. Abandi ntibakeneye kubamenya, ntibakeneye kubashakisha. Bageni bacu mwumve ko nazo ari inshingano. Kugenda ukiberaho n'abana bawe n'umugore nabo mukurikirana bikarangiriraho, cyangwa nabo ntunabarebe. Ibyo ntabwo ari umuco w'abanyarwanda. Mwumve rero ko nabyo biri mu nshingano zanyu kumenya ibisekuruza byanyu byose, uhereye ku cya mbere ukajya ku cya karindwi. Nanone ntawemerewe ko yashakana na sebukwe cyangwa nyirabukwe, uwo nawe afatwa nk'umubyeyi. Nta n'uwemerewe ko yashakana n'umwana yareze, kabone niba mwaba mungana, uwo nawe afatwa nk'umwana wawe. Uramutse rero ubikoze ukabihisha bikamenyekana, amasezerano ateshwa agaciro. Mu ngingo ya 203 ivuga inshingano yo kwita ku bana no kubarera neza. Bageni bacu mwumve ko tubizi neza ko mugiye kubyara abakobwa n'abahungu, ariko murasabwa kubarera neza. Abana muzabyara murasabwa kubaha ibibatunga kandi bishyitse, murasabwa kubigisha, murasabwa kubavuza, murasabwa kubambika neza, ariko murasabwa no kubaha n'umuco. Iyi ngingo y'itegeko ntiteganya umubare w'abana muzabyara, ariko mwumve ko mugomba kubyara abo mushoboye kurera. Tumaze igihe tubona ababyeyi badohoka ku nshingano, ugasanga umwana ntabona ibyo akeneye, wakurikirana ugasanga impamvu nuko ababyeyi babyaye abo badashoboye kurera. Ubu abahanga mbere yo kubyara basigaye bateganyiriza abana bagiye kubyara. Ugomba kubyara umwana uzi ko umushoboye. Waba utamushoboye rwose ukabyihorera, nta gahato rwose. Ya mico twamenyereye mu Kinyarwanda, wabyaye subiraho nta mahwa, wabyaye subiraho nta mahwa, ugafatiraho. Bageni bacu rwose ako gaferi, ibintu byarahindutse ntibikimeze nka mbere. Ubu dusigayeho duhinga murahazi mwese, naho turagirira.
si byose we ntuzarebe kilometero kare z'igihugu cyacu, wowe uzarebe mu mufuka wawe no kuri konti kiriho, hanyuma ubone gutekereza gusama, si byo? Cyangwa umugabo atekereze gutera inda. Ntabwo ari ugupfa gutera inda da. Ubu ushobora kubyara abana 10 ukananirwa kwishyura hariya muri 9, bigasa nkaho utababyaye kubera ko utabonye ibyo ugomba kubaha. Undi ashobora kwibyara umwana umwe akamwigisha neza, akagira akamaro k'abana barenze abana 10. Mwumve rero ko ibyo ushyize mu mwana nibyo bimukomeza, ni nabyo bikomeza umuryango. Umubare w'abana benshi siko gaciro, ibintu byarahindutse. Twari dufite imirima, dufite amafamu n'ibindi, ariko abageni bacu mbahagurukije mbwira neza wasanga bimeze kwa kundi. Rero mwumve ko abageni bacu mugomba kubyara abana bamushoboye kurera. Ikindi, abana banyu bagomba kuba bafite umuco, bafite za kirazira, bafite indangagaciro, wahura n'umwana ukabona ko ari umwana w'umunyarwanda. Mwumve rero ko mufite n'inshingano zo kurera abana banyu neza. Abana rero barerwa n'ababyeyi bombi, umugore n'umugabo. Birashoboka ko umunsi wawe umusiribateri utariraga saa 5 z'ijoro, saa 4 ryari, ariko burasabwa gutaha kare, ukamenya uko umwana yariye, ukamenya uko umwana yize, ukamuganiriza akabona kuryama. Hari igihe abagabo bagenzi banjye bazi ko iyo ibintu bihari mu rugo umugore abirangiza byose. Ntabwo ariko bimeze. Umwana arerwa n'ababyeyi bombi, umugore n'umugabo. Ntabwo ibintu birera abana. Hari n'igihe usanga abana bararwaye bwaki, ibintu bihari mu rugo, abana barabaye b'abakozi. Ntabwo abana barerwa n'abakozi, abana barerwa n'ababyeyi. Mwumve rero ko mu by'ukuri mufite inshingano zikomeye, ariko kandi mushobora kuzikora neza mubyiyemeje. Ingingo ya 204 ivuga inshingano yo guha umwashyingiranywe imutunga. Mwumve ko abageni bacu ntawagira icyo yifuza mugenzi we ari icyo amurusha, ariko twese turasabwa gukora. Yaba umugore, yaba umugabo. Itegeko ry'umuryango riteganya ko mwese mungana imbere y'amategeko. Byumvikana rero ko mwese musabwa gukora. Ingingo ya 214 ivuga impamvu zo gusesa ishyingirwa. Imwe muri zo ni ugutana burundu kw'abashyingiranywe. Iya kabiri ni urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Bageni bacu mwumve ko mugomba kwirinda n'ibyabatandukanya. Gutandukana kw'abashyingiranywe bigira ingaruka ku muryango, ariko cyane cyane ku bana. Twabonye ko abana barerwa n'ababyeyi bombi, none ubwo muratandukanye, buri umwe agiye ukundi agiye ukwe. Byumvikane rero ko abana hari uburere batazabona. Nanone tugomba kwirinda n'impfu za hato na hato. Hari izo tutahunga, ariko hari n'izo twishyira. Nk'ubu Minisiteri y'Ubuzima yatubwira iti mu mezi 6 nibura ugende wipimisha umenye uko uhagaze. Wowe ukagenda ukibera aho. Twebwe iwacu turi abasinga, ntitujya turwara, twikubitira imyaka 10. Hanyuma wajyayo bati byararangiye rwose, no gutegereza umunsi kubera ko watinze kwivuza. Kandi ubu buri murenge nibura ufite amavuriro 2 nibura mu gihugu. Aho waba uri hose wavurwa kandi neza. Ukaba ufite imodoka, fata agatama, ufashe kamwe wongeyeho akandi, kandi ugiye kugenda mu muhanda ugendamo n'abandi. Ubwo urumva ibyo wahurira nabyo mu nzira, rero niwe waba ubyishyiriye. Bageni bacu rero mwumve ko iyo umuntu yagiye mu nshingano hari ibyo yirinda, kabone niwe waba ubikunda. Ukavuga uti nafashe inshingano, narashatse, ibi nubwo bikunda, nubwo mbishaka, ariko ndabireka kugira ngo nuzuze inshingano. Ingingo
ya 248 y'iri tegeko ivuga impamvu zo gutana burundu. Imwe muri zo ni ubusambanyi hagati y'abashyingiranywe. Bageni bacu mwumve ko ari icyaha mugomba kwirinda. Ngira ngo kuba warafashe umwanzuro wo gutoranya uwo nguwo, menya ko ari mwiza kuruta abandi bose, ni nayo mpamvu wamutoranyije. Andi maso rero areba abandi, ukareba ko ari beza kuruta wundi watoranyije kandi wamushatse bahari. Bageni bacu mwumve ko ayo maso mugomba kuzajya kuyavuza, uwawe rigira azagenda rivuze amenye ko ryatangiye kurwara. Sibyo bageni bacu? Wamutoranyije bahari n'ubundi. Amaso rero yongeye kubona hari abandi bamuruta kandi bari bahari. Ayo maso muzayareke. Ni icyaha gitera indwara zidakira harimo sida n'izindi. Ni icyaha gihanwa n'amategeko uhereye ku mezi 6 kuzamura. Ni icyaha kimunga ubukungu bw'urugo. Urumva uyu munsi wari ufite umugore umwe cyangwa umugabo umwe ugiye kugira babiri, birumvikana aho hose haraza kugendera imitungo. Hari n'abamara kumenyerana mu bibazo tujya twakira bakabyara umwana umwe, babiri, batatu, ati narakoye, twarabyaye, nta bindi narafatishije. Ntabwo urukundo rw'abashakanye rugira iminsi ntirugira imyaka, ruguma kwa kundi. Hari n'uvuga ati reka mbikore ndi kure, umwe ari mu Bubiligi undi ari mu Rwanda ntamubona. Oya, umugore n'umugabo ntibakwiriye kurebana mu maso ngo arambona. Oya, ntabwo bakwiriye gucungana nk'abapolisi. Bagomba kwizerana. Ukwiriye kuba utekereza ko wamubwiye ko ari ukunda nta wundi aho waba uri hose. Ugatekereza amasezerano mwagiranye kugira ngo mufate icyemezo cyo gushakana. Ndabizi ubu ngubu ntimwamagarana inshuro nka 30 ku munsi. Ubahe n'abazagenda bazigabanya ngo akazi kabaye kenshi n'umwanya, kandi imbere umwanya ntaho wajyaga. Ukwiriye gutekereza amasezerano wagiranye n'ababyeyi mujya gusaba. Ukwiriye gutekereza amasezerano wagiriye aho usengera. Ukwiriye gutekereza amasezerano wagiriye muri leta ko tuba twasezeranyije umugore n'umugabo, ntabwo dusezeranya abagore n'abagabo. Ibyo rero nibyo bikwiriye kugukomanga byonyine, aho gutekereza ko mugenzi wawe atakureba. Impamvu ya kabiri ni uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana. Umugore n'umugabo bagomba kubana mu nzu imwe, mu gitanda kimwe, mu ishoka rimwe. Ntawemerewe kuba ari ahandi. Umugore n'umugabo bagomba kubana, ariko mushobora kumara igihe kirenze iki ngiki mwabyumvikanyeho mu nyungu z'umuryango. Ariko ntabwo umugore ashobora kwifata ngo akubita amezi habe n'umunsi umwe, ntibyemewe mugenzi utaza ahari. Indi mpamvu ni igihano cy'icyaha gisebeje. Bageni bacu mwumve ko mwese mugomba kwiyubaha, buri mwese akiha agaciro, mugomba ko muri abantu bakomeye. Mugenzi we yumvise wafashe ku ngufu, ngaho wacuje ibiyobyabwenge, warwanye, bagufunze, urahora muri RIB, ushaka kubona ko umutesha agaciro rwose. Ariko yumvise wacuje wungutse, wazamutse mu ntera mu kazi, rwose bavuga ati uyu niwe mugabo, uyu niwe mugore, akumva nawe arishimye. Mwumve rero ko mwese mugomba gufatanya, buri umwe akarinda mugenzi we, mugahora mwese mwiyubashye mufite icyubahiro. Indi mpamvu ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ngira ngo niyo mpamvu dushingira abantu bakuze. Mugomba gukora ibyo mwumvikanye kandi mwese mwahisemo. Ingingo ya 220 itegeko ivuga ko umwe muri mwe yaramutse yitwaye nabi agakora bino byaha, mushobora kwigiye cy'imyaka 2 mubana mu nzu imwe ariko mutabana mu cyumba kimwe.
mukaguma mukaganira kuri aya makosa na mugenzi wawe, ariko atari ukubyasasa mu mudugudu wose. Umugabo yarananiye, umugore yarananiye, reka da, ni ibanga ry'umugore n'umugabo. Wakwisubiraho mukaba mwakongera mukabana, hanyuma utakwisubiraho nyine nta kundi, murabyumva. Tugana rero ku musozo, tugiye kureba itegeko nomero 27 rya 2016 ryo kuwa 8/7/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura. Mwumvise ko ryanavuguruwe, turaza gutangira kurikurikiza mu minsi iri imbere, aho buri umwe azajya aza akiyandikisha mbere uburyo azacunga imitungo ye, hanyuma bikaba ibanga ryabo nk'abashyingiranywe. Mu ngingo rero ya 4 iri tegeko ivuga bumwe muri ubwo bwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Bumwe rero muri bwo ni ivangamutungo rusange. Abahisemo gucunga umutungo muri buno buryo, itegeko riteganya ko uhereye umunsi bashyingiranyweho mwese mugira uburenganzira ku mutungo cyangwa ku mitungo n'impano n'izungura n'imyenda wasanga mugenzi wawe afite. Utazahitamo gucunga umutungo muri buno buryo ugasanga mugenzi wawe afite imyenda ya miliyoni 100, uti kandi izi ko nari ntaraza ko ntazizi. Cyangwa ugasanga afite etaje se ko wasanze hari kandi bimeze bite. Itegeko riteganya ko muhita mugira uburenganzira bungana 100%, ntawemere kuba yagurisha uwo mutungo cyangwa awutange mutabyumvikanyeho. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Itegeko riteganya ko abahisemo gucunga umutungo muri buno buryo, wera umunsi mwasezeraniyeho imitungo muzabona ariyo mugira uburenganzira bungana, ariko mwari musanganywe, buri umwe akaba yikoresha icyo ashatse. Uburyo bwa nyuma ni ivanguramutungo risesuye. Itegeko riteganya ko wera umunsi mwasezeraniyeho buri umwe agira uburenganzira ku mutungo we, wemerewe ko wayigurisha, wayitanga, mugenzi wawe atakubangamiye, ariko mukumvikana uko muzabana mu rugo. Niba ari imibereho ya buri munsi, wenda uyu munsi mukoresha 10,000 ku munsi, ubwo buri umwe arasiga 10,000 undi asiga 10, hanyuma imibereho myiza ize gukomeza ku mugoroba. Iyo rero nta kintu wasize, ntabwo uzuba ngo baze ngo hari igihari waza ukiryamira, ntacyo ubaza. Ntabwo uvuga ngo umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye ngo hari igihari, uko uzi ko ntacyo wasize nawe uraza ukiryamira. Wazagisiga ukabona kubaza. Niba mukodesha inzu nabwo nuko muri bubigenze, umwe aratanga igice undi atanga ikindi. Abana muzabyara niba minerivari ari mutanga tuvuga 500 mu gihembwe, ubwo bumwe arazana igice undi azana ikindi. Utagitanze amategeko arabimubaza nyine. Siyo mpamvu se dusezerana. Ngira ngo rero bageni bacu n'incamake nashaka ko tuganira. Itegeko ry'umuryango ryo ni rinini, ariko nagira ngo mbaho umwanya nk'umunota umwe mwongere muganire ku bijyanye n'imicungire y'umutungo. Hano turi kumwe n'abavandimwe, turi kumwe n'inshuti n'ababyeyi, mubyumvikaneho ibyo mutubwira n'ibyo turi bwandike. Niba ari ivangamutungo rusange, niba ari ivangamutungo w'umuhahano, niba ari ivanguramutungo risesuye, mwongere mubitekerezeho. Turabaha mikoro, hanyuma mutubwire ibyo mutubwira n'ibyo twandika mu bitabo by'irangamimerere.
ubanza mwamaze kubyumvikanaho. Ni ukuvuga ngo twahisemo ivangamutungo rusange, twahisemo ivangamutungo w'umuhahano, twahisemo ivanguramutungo risesuye, kandi buri umwe turamuha mikoro, umukobwa, umusore, mwese murabisubiramo. twasezeranye twahisemo twahisemo ivangamutungo rusange. Twahisemo ivangamutungo rusange. Njye n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na fiancé wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na fiancé wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Twahisemo ivangamutungo rusange. Twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na sheri wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njye n'umukunzi wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe na gapome wanjye twahisemo ivangamutungo rusange. Njyewe Nyiramana Mariyamu maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ko nta gahato ko wowe wamundikirije Jean Christian umbera umugabo, tukazabana uko byateganyije kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Yewe Bamundekere Jean Christian maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ko nta gahato ko wowe Nyiramana Mariyamu umbera umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
njyewe niyibagiwe abaye njyewe niyibagiwe abaye boneri kumva amasezerano ya Manzi Peter Gakuru na Kanyana Ange Jariya, Dukuzimana Gahungu na Niyigena Valentine, Habiyera Alexandre na Dusabe Josine, Mugisha Joseph na Kambanda Rebecca, Tumwesige Pacifique na umubyeyi Jariya, Ndayisenga Alphonse na Wayisenga Florence, Nsengiyumva Emmanuel na Niyo Murenzi Esther, Semana na Nyirabarwanashyaka Domina, Minani Michel na Nirere Sarafine, Nyirabagirirwa bayo Ntibagirwa bayo Bonere na Akingeneye Clementine, Ntirenganya Jotamu na Uwimana Alice, Gasana Emmanuel na Uwimana Lucia, Bamundekere Jean Bertier na Nyiramana Mariam, Sibomana Leonard na Muhawe n'Imana Florence, bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingira nk'uko amategeko abiteganya. Kwicarira. Kagira ngo rero dushimire abageni bacu, dushimire n'ababaherekeje, tubonere umwanya wo kubaha felicitation, tubifurize kuzagira urugo rwiza rutera imbere, tubifurize kuzagira ibirori byiza bindi bisigaye imbere. Ubu umwe abaye umugore abaye umugabo, mu kanya mugiye ku irembo mushaka kubona icyemezo kigaragaza ko mwashyingiwe. Twagira ngo rero tubashimire cyane, umuhango uruturanyije hano urasoje, dushimire n'ababyeyi inshuti babaherekeje, murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza wo kurahira ibyo twemeje, tugiye guhamagara umukobwa n'umusore, murajya muza hano, murazamura ukuboko kw'iburyo, hanyuma musubiremo indahiro iri hariya. Abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Akingeneye Clementine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje. Imana Florence, maze kumva icyo amategeko asaba abashyingiranywe, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Sibomana Leonard umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Manzi Peter Kagaju na Kanyana Ange Joelia. Abageni barabo barabura aho banyura, nyamuneka mubahe inzira.
njyewe manzi gakuru pira maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Kanyana Ange Joel umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Amategeko ategeka abashingiranywe nemeye nta gahato ko wowe abo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mugisha Joseph maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mukambanda Rebecca umbera umugore tukabana uko twabyiyemeje tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mukambanda Rebecca maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mugisha Joseph umbera umugabo nanjye nkakubera umugore. Njyewe Nyiramana Mariamu maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ko nta gahato ko wowe Wamundekere Jean Christian umbera umugabo tukazabana uko byateganyije kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. yewe Wamundekere Jean Christian maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ko nta gahato ko wowe Nyiramana Mariamu umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Bamundekereja na Nyiramana Mariamu. Yewe Bamundekere Jean Pitié maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nyiramana Mariamu umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nyiramana Mariamu maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Bamundekere Jean Pitié umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Kuva amasezerano ya Manzi Peter Gakuru na Kanyana Ange Jaria Dukuzimana Gahungu na Nigena Valentine Habiyera Alexandre na Dusabe Josine
Mugisha Joseph na Kambanda Rebecca, Tumwesige Pacifique na umubyeyi Jaria, Ndayisenga Alphonse na Wayisenga Florence, Nsengiyumva Emmanuel na Niyomurenzi Esther, Semana na Nyirabarwanashyaka Domina, Minani Michel na Nirere Sarafine, Nyirabagirirwa bayo Ntibagirwa bayo Bonere na Akingeneye Clementine, Ntirenganya Jotamu na Uwimana Alice, Gasana Emmanuel na Uwimana Lucia, Bamundekere Jean Bertier na Nyiramana Mariam, Sibomana Leonard na Muhawe n'Imana Florence, bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha amabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingira nk'uko amategeko abiteganya. Kwicarira. Kagira ngo rero dushimire abageni bacu, dushimire n'ababaherekeje, tubonere umwanya wo kubaha felicitation, tubifurize kuzagira urugo rwiza rutera imbere, tubifurize kuzagira ibirori byiza bindi bisigaye imbere. Ubu umwe abaye umugore undi abaye umugabo, mu kanya mugiye ku irembo mushaka kubona icyemezo kigaragaza ko mwashyingiwe. Twagira ngo rero tubashimire cyane, umuhango uruturanyije hano urasoje, dushimire n'ababyeyi inshuti babaherekeje, murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana.